umugabo ukunda umuryango we. wowe kuri wowe umugabo mwiza n'ukunda umuryango. Yego uzi umugabo ugutetesha akakubwira neza sha uba wumva nyine nawe ubwawe wamugabira. Ko igihe umuntu akubwira neza ukumva arakuruhurira umutima. Hari igihe ngo mujye mugira muri cya gikorwa kabatinya rutaramaniya ukamugabira ikivu atanakugabiye burya ariko uzatinye uzi ko umugore umubwira ngo nguhaye Nyarugenge bizi neza ko atari yawe akishyize kutihera umugore n'ukunyagwa zigahera yareka mubwire genze cyakora agiye umukunzi wanjye nzamugabiriza itaha ariko umugore wamubwira ati shu Nyarugenge ndayiguhaye akavuga ati merci mbe benshi bakunze gushakira ibibazo kuri bagenzi babo nyamara nabo ntibibujije ko babigira. Yego ntibibujije ko babigira. Twagiye tuvuga ko kwikinisha ari bibi badamu ariko twibagirwa kubabwira ko no ku bagabo ari ikintu gishobora gutuma igihe washatse urugo usanga utari kurenza iminota 2 cyangwa umunota umwe ukamera nk'uri kubipa. Ngaho gira amagambo 3 wabwira abanzi bawe kuko nabo barahari. Abanzi banjye ndababwiye ngo nibasubiza amerwe mwisa. Iryo ni irya mbere. Abakunzi banjye nabo ndababwiye ngo nimuhumure sinzabatenguha kandi niyampamagaye ntizankuraho amaboko kandi ndagira mbabwire ngo ntacyo ntwaye. Yego ntacyo ntwaye byanze bikunze ibyiza biri imbere subika kaza kumbaza ibibazo bajye bihangana banze bumva ikiganiro namara kumva ikiganiro ampamagare ambaza ibyo yifuza kumbaza. Yego kandi pe ndabasobanurira iyo umuntu ambajije ndamusubiza. Yes turasuje inshuti wakadasohoka ba Duhinduke TV. Sandrine umeze neza? Yego meze neza Imana nizere ko n'abakunzi bacu nabo ari amahoro ibintu ari waneza. Bana na amahoro kabisa. Sandrine urasa neza by the way reka manze nkwakire nkubwire ko usa neza cyane. Yemora ndi update. Yego sizere ni cyose. Amakuru y'iminsi umeze neza abakunzi bawe bameze bate? Bameze neza inama barazikunze cyane barafollowing umunsi ku wundi. Yes rero Duhinduke TV ni channel yanyu nyaboneka muyifollowing muyizamure muyishyigikire maze Sandrine nawe arusheho kubagezaho inama zitandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye nk'uko bisanzwe. Nagira ngo mbwira abakunzi bacu n'undi bongere batera agatebe baze tuganire nyaboneka muri comment mugomeze mutugaragarize ko turi kumwe. Burya ngo umwe arya bihora ariko iyo ubona kuri kumwe n'abandi bantu ushaho kwambara imbaraga. Yego Sandrine tugenda muri iyi minsi tubona video zawe zicicikana kuri izi mbuga nkoranyambaga waciye ibintu. Ni Sandrine abantu bose ni Sandrine. Why Sandrine? Sandrine nyine tu nguwo isezerano yarayifite ryo kumenyekana nk'uko nawe wamumenye utari umuzi ahubwo utegetswe kumukunda. Yes utegetswe kumukunda kuko Sandrine n'umuntu utagifite icyo atwaye ntabwo negereza umutima iby'abanyanga ngomba ari byo mpagaciro ahubwo mpagaciro icyo nshaka kugeraho. Yes kandi baravuga ngo uzi icyo ashaka ntabwo atora icyo abonye. Yego kandi bakavuga ngo songa mbere batasema batachoka. Unabona uzanye vibe ntago twe tumeze iminsi turi kuri kamera sinzi ibyo wari urimo niba urimo kudekora aha hantu tubona niba ari iki uraza kutubwira impamvu wari umaze iminsi 2 utaduha video zacu twari dukeneye. Byanze bikunze harimo na weekend ngomba no gusenga ukanasohoka ukajya kurya kuyo wakoreye. Ibyo byose bikenewe no kuruhuka manyene no kuruhuka ariko noneho umurimo hinga mukwe ntasigana. Byanze bikunze rero mba mpari buriya nubwo mba niturije ariko mba mpari byanze bikunze mba mbikurikirana
fresh. Yego, uyu munsi ni iki watuzaniye ugiye kutugezaho nk'abakunzi bawe? Yego, ni kwa kundi n'ubundi tuza twiganirira, ariko buryo umuntu akurikiye ikiganiro nta buri cyo akuramo. Rero udushya tuba duhari, by'umwihariko ni muri Rwubake Nte, gahunda ni ku umuryango mwiza. Ariko noneho abasingo madabo baragira bati ese ubundi twebwe ntabwo twagira umuryango mwiza? Ese ntabwo umuntu yatoza abana be uburere mu gihe atarabona nayo mahirwe yandi, akibanira n'abana be bakagira umuryango? Ariko muri rusange tuzi ko umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo, n'umugabo n'umugore n'abana. Yego. Ariko nimba ayo mahirwe yo kuba utari kumwe n'umugabo adahari, ntabwo bivuze ko utaziyubaka. Uriyubaka ukanatera imbere ndetse cyane fresh. Yes, rero navuga ngo nabo nibigirira icyizere nkuko nanjye nakigiriye. Ndakomeye, ngira ngo barabibona. Yego. Amabuye ndakomeye kabisa. Kandi ndi mu bantu bazi kwikunda, kwiyakira, tetesha. Abandi bazafatiraho ngereje. Yego. Abantu maze ibisi rero bambaza ngo mbese Sandrine umukunzi urabona? Tubwire, ari hafi cyangwa ntago ari hafi? Umukunzi ari hafi. Sugo yatindara. Ntabwo yabinkora. Ntabwo azatinda. Aso mwege iyo mubonye gutya nsa, ibi bintu mubona ari amahoro masara. Uravuga ati birabi byuye. Ngaho babwira bakabati sha ufite umuntu ariko kwita. Ati ubwo ngubwo uri uratwiyemeraho. Asigo madose ge bambwira ati ntago kiri mugenzi wacu. Ariko mu byukuri ndi mugenzi wanyu, none se hari ikidasanzwe mwari mwabona. Gusa nyine amahirwe menshi 99% ari amahirwe yo kuva mu basingo mata cyangwa mu basibateri. Yego. Ubwo rero nimba ari amahirwe ari kuri 99%, abonye n'abashatse kuvuga ati ngo Sandrine nta mugabo uzabona hejuru yo kuza wigisha ibintu by'amazi, hejuru yo kuza wigisha abantu ko barwubaka, nta mugabo uzaba ahubwo bari abantu baba bari kunkorera umutifo, baba barimo kukwamamaza. Abantu baba bari kunkorera umuti, kubera ko biriya iyo babivuga kuriya udukurikiyeho ahita avuga ati Sandrine baramwanga. Reka ngerageze mwikundire. Urumva? Gusa nyine no gushaka ukuntu ibintu nanjye nabimanajinga, agaragaza ibifatika. Sandrine, muri iyi minsi ufite igikundiro. Ngiye ntabwo mbibara nk'icyangiro, kuko ni gute ushobora kugaragara kuri cano umuntu wa mbere akaza akavuga ngo uri indaya, uwa kabiri ngo umukozi w'Imana, uwa gatatu ngo uri yasumu mama, uwa kane ngo yari yihishe mu by'Imana, uwa gatanu ukabona abantu bose wabahejeje umwuka. Ni irihe banga wakoresheje? Nta banga ntaryo. Rukwikunda no kwituriza. Kandi iyo umuntu agiye gutabarwa hari ibintu bibanziriza ubutabazi, bisa nka biriya muri kubona, bisa nka biriya muri kureba. Yego. Bisa nka biriya muri kureba, kuko iyo wowe utuje muri wowe Mwuka Wera aragusanga. Yego. Wihesha amahoro. Erega ntabwo umuntu yahora ari. Abantu baracyaguhamagara ngo basengere? Yego, umurimo ndawukora. Umurimo urakorwa ku itorero aho nsengera, aho nshaka kwiyakiza muri iyi minsi, kuko nasengeraga mbere harafunze. Yego. Ariko noneho n'impano z'Imana nta muntu wazinyambura. Biriya ni gift Imana ihereza umuntu. Biriya ni gift Imana irakureba ikakwikundira ikavuga ati warababaye mwana wanjye, none reka nkwihera impano. Ahubwo nagira ngo mbwire umukunzi wanjye, yagutangariza akantu umuntu nkunda. Umuntu ugukunda wa nyawe, wa wundi wa nyawe. Yego, ngaho umubwira akantu keza. Reka kumva amabwire. Ejo utazakorwa n'isoni. Ndashaka kurimbira abakunzi banjye. Ako karirimbo nanakaririmbye kandi ubwo kabaye. Ubwo bahise bakumva. Ubwo nyine ukumvise ni uwo. Rubanda ntibakakoshe. Yego. Kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Kuko hari ukuntu amabwire ashobora kuba menshi
akamusunikiriza ku kwanga, akaba yaca abantu intege abakunzi banjye nivugiye abakunzi. wivugiye abakunzi jya umutsinda hatsinda ahantu jishe igisabo ntabwo hatera ibuye. ndi mukuru sha burya ndi mukuru. uko biri kose ntabwo natera ibuye yego ahantu njishe igisabo. ngaho gira amagambo nk'abiri cyangwa atatu ubwira noneho abanzi bawe, abakunzi bo urababwira. hari ukuntu usanga umuntu abuze amahoro, we akumva arashaka kwamamaza inkuru y'umuntu yanjye kandi ivuge kuko nirewe bavuga ati ndashaka uzi Sandrine, wari umuzi Sandrine, uzi Pastor Sandrine? Yes, bambatije Pastor ntaranimikwa gusa na Bishop Sandrine. Imana yari inyise kare. None rero kuba bo baza bakabivuga baba bameze nk'abantu nyine barimo baributsa umuhamagaro. Yego, ikintu nababwira cyo ni kimwe, nababwira ngo birinde gusa ikigize cyaha. Abari kumvuga bari kunyamamaza nta muntu pe n'uyu n'umwe ngiye mfitanye ikibazo nawe. Yego, umuntu ufitanye ikibazo nawe ni umuntu ufite impeta yanjye, niwe wenyine dufitanye ikibazo. Yego, kuko mfitiye ideni. niwe mufitanye ikibazo, umuntu ugufite impeta niwe dufitanye ikibazo. nagira yizane rero, niwe wenyine nagira yizane agukore kuri iyi mihanda. reka da imihanda se nayivaho, imihanda iragabura, reka genda imihanda hano turi mu kazi. ahubwo we nagire navuga ngo hagira amagambo ahinduka muri njye n'ubuhamya buhinduke, nanjye mpindukane na duhinduke. yego, nawe ujyane na duhinduke, mwese muhinduke, sibyo? mpindukane na duhinduke. reka nkubwise ukuri, nimba hari n'umubyeyi udukurikiye wenda umwana we akaba yarasenye, akaba ari kumubwira ati mama cyangwa papa nkeneye kubaka urundi rugo, uzamubwire ngo genda uhirwe mwana wanjye. nimba ari ikintu kibabaza ni gusenya. nimba ari ikintu kibabaza kuba wenyine wari ufite urugo, namba n'utararwigeze. kuko tubonye ko mu kinyejana kiri imbere abakobwa benshi bazajya bagera mu myaka 30-35 badafite abagabo kandi nta n'abana bafite, bagitegereje bitewe n'ibyo bari kugenderaho. shingiye kuri ibi n'ibi sindi bukwemera, shingiye kuri ibi n'ibi we turajyana. mbese urukundo rusigaye rufite ibintu rushingiyeho bitewe n'uko iterambere riri kwihuta. barakabona ni mu bizarana, ntabwo ufite minervari zigisha umwana mu kigo runaka, arabona ni mu bana ntabwo ufite amafaranga azakodesha inzu runaka, harimo harubakwa inzu nini gusa. utuzu duto ntabwo turi kuboneka, utwo bita manegisi ntabwo turimo turaboneka. tuzajya tuba muri apartment. Yes, ugomba kuba rero ufite ubwo buryo, cyangwa se akareba nimba muzafatanya. uretse ko giye ibyo bintu sinjya mbirebaho. ntabwo umugabo mwiza ari amafaranga, ntabwo umugabo mwiza ari isura. umugabo mwiza ni umugabo ukunda umuryango we. wowe kuri wowe umugabo mwiza n'ukunda umuryango. Yego, uzi umugabo ugutetesha akakubwira neza, uba wumva nyine nawe ubwawe wamugabira. ko hari igihe umuntu akubwira neza ukumva arakuruhuriye umutima. hari igihe ngo mujye mugira muri cya gikorwa kabatinya rutaramaniya, ukamugabira ikivu atanakugabiye burya. ariko uzatinye, uzi ko umugore umubwira ngo haye Nyarugenge abizi neza ko atari yawe akishyura. kutihera umugore ni ukunyagwaza igahera. yareka amubwire cyakora agiye umukunzi wanjye nzamugabiriza itaha. ariko umugore uramubwira ati shu Nyarugenge ndayiguhaye, akavuga ati merisi mbe. abwira ati sheri ati zakugura venti, abizi neza ko nta n'igare mufite. bati nibyo bebe. urumva no kutihera umugore ni ukunyagaza igahera. mugabirane, bajye bagabira, mugabirane. hariya niho umuntu agomba kugabira undi pe. ibyo rero ntabwo abantu bose ariko babyakira. genda byakira. kandi nawe ndakubwiye ujye ubyakira. wowe se udukurikiye ujya ubitanga, byongera mu ujya ubitanga se basi. naramugabiraga ariko ubwo zitatahaga. namugabiraga urumva. yes, nonese ko
ega ntabwo umuntu yatanga ibyo afite gusa oya erega ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana uramugabira ukamubwira ati burya uzi n'ibintu ni wowe ubaruta kibasumba kandi n'abagabo bakunda kumva aya magambo tagira ngo ni abagore gusa nta muntu udakunda kumva ijambo ryiza iyo ava akagera oya ntawe utabikunda nta n'umwe udakunda kumva ijambo ryiza kuko ijambo ryiza rihumuriza umutima burya umuntu ashobora no kuza gukeneyeho serivisi nk'eshatu ariko yes nibyo ndi kuvuga umuntu ashobora kuba yaguhaye wenda serivisi niyo mpamvu mbwira ngo mu buzima busanzwe nta muntu wanga umubwira nabi yego noneho wowe ukagira serivisi wica ariko uvuga neza uzi kuvuga neza yego hari umutantine nari mfite mu rugo wareraga abana yarazi kuvuga neza mami kumbi waje kandi nkasanga ntibiranashya ariko nakwibuka ukuntu yambwiye mami akagutera injuga akadakunda batubwira neza akanganiriza akambwira ukuntu mba nabahaye amahoro ndi mami mwiza nkahita njya mu gikoni nkamufasha guteka hari n'undi mukozi yari agiye kuroga nyirabuja ariko kubera nyirabuja amucira bugufi amubwira neza umukozi aramwitegereza aramubwira ati mabuja burya bashakaga ko nkuroga ati nkwereke n'uburozi ko bari bamuha umudamu aramubwira ati shwi maso yanjye ntakabona uburozi yego kigenda ujugunye arajugunya baranakomezanya sha umva ukuntu kuvuga neza ari byiza reka tubwire abantu batari bazi kuvuga neza muri serivisi zabo runaka nibabyiga bige kuvuga neza yes yego Sandrine iyo ugiye kugura imyenda y'abadamu ugendera kuki gendera kuko nteye imbera ngende ipima ntabwo mfatiraho mboneye ipima nkareba ko style imeze neza yego cyangwa ufite umufashion designer muri iyi minsi urimo kukudodera imyenda kuko ruku yawe yarahindutse 100%. Rega ntabwo kugura ari ukugura ibidoze gusa kwambara si ukwambara ibidoze gusa ushobora no gushaka umutayeri nibyo mvuga nyine fashion design kakurebera arahari umuntu wifuza umuntu amudodera neza n'ubundi yampamagara amurangira gusa tujye dushyiraho nimero D abantu bakenera nimero cyane iyo babonye ipininza aho hasi ntibayizera ni 0788056044 iyi nimero umuntu agitangira ikiganiro agomba gutangira yumva yaba akeneye kumvugisha agahita ko amvugisha hari n'uyumva noneho ikiganiro agahita gisubika akaza kumbaza ibibazo bajye bihangana banze bumva ikiganiro namara kumva ikiganiro ampamagare ambaza ibyo yifuza kumbaza yego kandi pe ndabasobanurira iyo umuntu ambajije ndamusubiza mu kiganiro cy'ubushize wavuze ko ufite imiti ishobora gufasha abadamu ku bijyanye nuko ba maintaining umubiri wabo uvuga ko ufite n'imiti yafasha abagabo mu bijyanye no mu gikorwa cy'abashakanye imiti iracyahari imiti irahari kuko burya uba ufite uburwayi bwakubujije kumera neza niyo mpamvu rero byanze bikunze yenda abanza nkakubaza aho byapfiriye ubuhazi kimwe nuko ubushidikanya uvuga ati wabona byaratewe n'ibi wabona impamvu nishima buri wese nyine aba afite ibyo ari gushidikanya yewe rero iyo nkubwiye impamvu 3 zishobora gutuma utishimira uwo mwashakanye usanga nibura harimo imwe uzi ko avuga ati imwe ituruka kuri uwo muntu se cyangwa kuba bashakanye rega benshi bakunze gushakira ibibazo kuri bagenzi babo nyamara nabo ntibibujije ko babigira ntibibujije ko babigira twagiye tuvuga ko kwikinisha ari bibi badamu ariko twibagirwa kubabwira ko no ku bagabo ari ikintu gishobora gutuma igihe washatse urugo usanga utari kurenza iminota 2 cyangwa umunota umwe ukamera nk'uri kubipa bitewe na za ngaruka rero biba bikwiye yuko bamvugisha kugira ngo buri wese amenye aho byapfiriye hari n'uburwayi ushobora guhura nabwo bukakubuza ibyishimo ntiwivuze neza kandi ari uburwayi bukira rero abantu bagirire sekirite umubiri wabo cyane rwose kwiyitaho nibyo bya mbere
ubwo bakugane ubahe kuri uwo muti abagabo babuze ubushake, abagabo batabasha muri cya gikorwa bakwandikira kuri iyo nimero babona munsi y'iki kiganiro ukabafasha. Yego. Naho no ku badamu nabwo ubwo nabo ni uko nguko bahamagara iyo nimero barayibonera pinzerwa na 044 ni nayo banyandikiraho kuri WhatsApp, hanyuma tukabasangiza inama n'ibitekerezo kuko natwe tuba twafashe igihe cyo kwihugura kugira ngo tubisobanukirwe. Ariko jya umenya ko n'amafaranga ya serivisi yishyurwa, kuki utababwira uti wenda kugira ngo dukontakte cyangwa ni mu bivugana n'umukiriya? Oya, nta mafaranga ya serivisi mbaka. Igihari cyo nuko iyo umuntu abashije kubona umuti namurangiye uri uramufasha aranshimira, kandi nanjye nifuza ko umuryango ugenda neza. Uyu munsi ni uruhe rubuto wadusobanuriye abadamu bashobora kwifashisha mu kurya kugira ngo umubiri wawe ugende neza? Urubuto rero nabazaniye n'ubundi hari nk'abadamu usanga batanarya imboga. Yego, imboga ni nziza, ariko by'umwihariko nagiye mbabwira ko nta rubuto rushobora kuruta watermelon. Ntarwo pome iraza yiyongeraho, barya ibihaza. Yego, kandi ikindi numva na kokombure ni nziza cyane. Kokombure ni nziza, ushobora kwihekenya, irafasha. Hari imbuto mbisi. Yego, izi mbuto bapana ibintu bateka bidasaba guteka. Na karoti mbisi, ushobora gukatira igitunguru ku biryo, gifite umumaro igitunguru. Ni byinshi tuzagenda tubibabwira, ariko by'umwihariko nibyo hari abantu baba badakunda amavuta. Yego, ariko nibura nka 2 mu cyumweru uba ukwiye kurya ifiriti. Ubwo nuko yikunda. Hari abantu amafiriti bayahaze. Oya, barayahaze ariko nubwo batabizi. Agafiriti kakujyana mudu. We uzambwira ngo nta mavuta wariye, urageze ubwire ngo ukeneye ibyishimo. Kandi nta mavuta mu mubiri ufite. Hari n'abapapa rega baba bagakeneye ko abadamu baba bagateka mu ngo. Atayirya muri resitora. Atayirya muri resitora. Hari amavuta meza guteka ifiriti yumutse neza. Ifiriti iri mu bintu bishobora gutuma ubushyuhe bwiyongera. Yego. Sandrine, reka tugushimire cyane, urakoze. Nakagaruka mu kanya turongera dushyireho ikindi kiganiro, abari tayari baze kukireba, kandi ntiwibagirwe gukora share, subscribe ndetse na comment. Nakagaruka.